hari umunsi ntegereje nishimiye kuzawubona n'umunsi wateguwe mu byinshi twateguriwe n'umukiza nubwo urugendo ari rurerure iherezo ruzarangira nubwo urugendo ari rurerure iherezo ruzarangira nubwo urugendo ari rurerure iherezo ruzarangira nubwo urugendo ari rurerure iherezo ruzarangira. Amen. Nitwa Mutimukunda Janine ndi umumama ushima Imana nejejwe no kuba ndi muri aka kanya baganirira kandi nishimiye kubana namwe no kubamenya no kubibwira. Imana yo mu ijuru y'amahoro ibaho umugisha. Hari akaganira cyangwa se amagambo twaganiraho muri ariko ntibuka neza imirongo wenda ubutaha nazayibaha. Ahantu handitse Yesu yari kumwe n'abigishwa be ari kumwe n'abantu benshi cyane bateranye yababwirije yahanuye ariko bigeze n'umugoroba igihe cyo kubasezerera Yesu abwira abigishwa be arababwira ngo nta kintu bafite ngo arabona abantu bamuteye umubabaro mwinshi ngo ntago yabasezerera n'inzara ngo bagenda bakagwisara mu nzira. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Bivuze ngo iyo wiriranywe na Yesu iyo watindanye na Yesu ntaga gusezerera amara masa kuko abona ko wagwira isari mu nzira. Yarabarebye nyine abona barashonje. Ndashaka kuvuga ku kantu k'inzara no gusonza. Imana yacu ishimwe. Hari abantu babyitiranye cyangwa batabisobanukiwe ntibiteranye gusonza no kugira inzara. Aha ngaha abantu bari bunyumve cyane ni abantu byabayeho cyangwa se n'ubu bibariho nibo bari bubyumve cyane kandi barahari ndabizi. Rero ikintu umuntu ajya avuga ngo ndumva mfite inzara, buryo umuntu avuga ko afite inzara ariko afite n'icyizere cy'uko ari burye. Kuko ushobora kuvuga ngo mfite inzara kubera ko wenda wiriwe mu kazi kenshi hanyuma ukabura umwanya wo kurya, kubera ko wagiye ku rugendo ukabura umwanya wo kurya, kubera ko wenda wabuze umwanya wo guteka ukanyine nturye, niho uvuga ngo mfite inzara. Ariko ikintu cyo gusonza mubyumve cyane, ababyumva barabyumva kuko barahari ndabizi. Inzara ni ya yindi ikubamo se navuga ko igusogororeramo, abumva icyo kinyarwanda baracyumva. Iraryana nanjye ofisho ndahari. Inzara ababyihorera komeza rata mubye. Rero inzara gusonza byo mbaye mbiparese ko nabisobanuye ariko reka mvuge ku nzara. Inzara ni ya yindi ijya mu magufwa ikayoza yarandiye, ikajya mu mitsi yarandiye, ikajya mu maraso yarandiye, ikajya mu misokoro yarandiye. Inzara ni ya yindi utabuteganya ngo sindi bubone n'inkondo y'ikijumba yo kurya. Saa sita ntacyo uri bubone, ninjoro ntacyo uri bubone, ejo ntacyo uzabona, nta n'icyo uteganya, umva inzira zose zikaba zifunze. Noneho ukagenda ugasonza no gukanura bikakunanira, umugongo ugacika, guhumeka bikanga, naho uryamye ukajya wumva mbese ari ijambo cyera bajyaga bakoresha ko hari abana nyine batoya ariko hari utuntu ngenda nibuka. Hari ijambo bajyaga bakoresha akavuga ngo habaga habatindi n'abahanya. Kabangura n'umutindi ariko kabangura n'umutindi muhanya. Mutindi muhanya ni wabandi inzara yabagarije umva ikabica. Kuko njya mbyibuka nyine bajyaga baza nko mu rugo bamubwira ngo fata isuka n'igitebo cyo gukura ibijumba bikamunanira kubera inzara yamwishe. Wibaza iyo nzara ikwica kugera aho umuntu aguha ikintu kikakunanira, iba yaragusogororeyemo. Nkoresha urwo rurimi. Rero iyo nzara, iyo ufite iyo nzara nta gutekereza, nta bitekerezo, uba wumva n'ikintu cyose wakora kitagitangije. Ahubwo ugira uti umuntu atangira kureba n'ibirorirori, ukayibona inzu, ukayibona inzu imwe hano twe niba ugiye gutanga hano ukabona hari inzu ebyiri kandi ari imwe. Wareba umuryango ukabona imiryango yabaye ibiri, wajya gukora ku mfunguzo ukajomba hatariho, ugiye gukingura inzara iragatsindwa. Mubye have byihorere, inzara yarandiye hamwe bugute Mana Nyagasani wampaye ibiryo ndataka. Urabizi komeza.
umva ntago wenda ndi guseka kubera ko ndi guseka inzara dushobora guseka nuko ndi kubikurura cyane dushobora kubivuga abantu bakumva duseka bakagira ngo ni bya bindi nyine byabo biraho ngaho cyangwa se n'umuntu uri kukureba uko wimereye neza utoshye urumama ushima Imana kavuga atari ko se nkoyo uko inzara yaramukubise koko cyangwa ni bya bindi by'abantu biraho no inzara iragukubita ukagira ngo ni 15 hamwe ureba umuntu ukamubonamo abantu nka 3 inzara noneho iyo nzara iyo imaze kugusogororeramo usigara wumva no kurya utarya kumva ibiryo byose nta kintu hari ukuntu ubundi umuntu sonze akavuga ngo wama wenda nk'umuceri wama agatoki ugasigara wumva ngo nkumbu yakanyama inzara ngiranyisha mwararenze ugasha noneho ugasigara wumva kurya nta kintu bikubwiye kubera ko indebera yikumana n'umugongo hahandi ushaka no kurya ibiryo bigahita bikwica uri kumva ariko hari ikintu nibaza hagati aho ngaho abanyamasengesho ntibasonza ngize ukuri agakubita amasengesho ngo y'iminsi 7 uzimpamvu badasonza bakoresha iribanga nuko baba babibona mu nzu ganza kubwiza ukuri ufite stock y'ibiryo mu nzu n'iminsi 10 wayimara kubera ko iyo uri umumama ufite abana ubona baricaye bari kurya nta kibazo sibyo cyangwa se ukavuga ngo aho nyasoreza ndarya kandi ndarya neza icyo gikoma ndakibona icyo cyayi ndakibona ibyo biryo nshaka ndabibona turyo tworoshye nk'umuntu uvuye mu masengesho ndatubona niyo mpamvu udasonza ariko uzamba bari rumbwire ninde muntu wakoze amasengesho nta kintu kiri mu nzu wakora ayabara amasengesho se nicyo kintu nibaza ubundi amategeko yo kwiriza ubusa nayahe ubundi amategeko yo kwiriza ubusa cyangwa gusenga kwiyiriza uri kumva ubundi ni ukuvuga ngo niba ayo iminsi 2 ugiye kumara ibiryo wari gukoresha uri kumva igikoma wari gukoresha imbuto wari gukoresha ndetse wari gukoresha buri kimwe cyose wari gukoresha ibyo minsi 2 byo wari gukoresha urigomwe ukabiha umuntu ushonje none abiriza ubusa bose barabikora ntago babikora kuki batabikora kandi baba bafite stock y'ibiryo uri kumva ni ukuvuga ngo rero niba wiyirije ubusa ufite umufuka w'umuceri mu nzu sibyo ufite ibirayi ufite akawunga ufite amavuta ufite isukari ufite amakara ukamara ya minsi 2 utarya ntawe wahaye n'ikiro cy'umuceri nta kintu ubukoze na Bibiliya irabivuga ngo ibyo wari kurya bihereze ushonje arye yego urumva urangije ukoza amasengesho y'iminsi cyangwa 7 cyangwa 3 cyangwa ingahe ntawe wagaburiye kandi ufite ubushobozi dore agashya nabonye wanye amasengesho agira gutya ngo yagiye kwiriza ubusa agahita avuga ati mbo tuzarya inyama nk'akamasa bakagenda bakazana nk'itako ryose bakagenda bakaraba amafiriti urumva isoko ubwo bari ryabonye abafana uri kubyumva bagakora amasengesho bakati ngo izatugirira neza we Yesu we uzatugirira neza amina haleluya bamara gutaha bavuye muri Abinadai bagatangira tuzi n'ikindi atizanya ziri bagakora fete iryo sengesho ryumvikanye ko bakoze fete mumbwiza ukuri namwe abadukurikiranye mutubwiza ukuri Imana yaravuze ngo niwe yiruza ubusa uri kumva ntihakagire numenya ko wiyireje ngo mwiziri ku mukanda kandi ukarabe wisike nge narasomye hariya muri uragombaga kujya ku Nineve Yona urumva ashaka guhungira itarushishe urumva biranga kubera ko inzira z'Imana ni nyinshi cyane aho bati no handi nagutumye ari kurajyayo yego agezeyo abwira umwami ati mwiyirize ubusa mwambara ibigunira mwiziri ku mukanda munihire mutakira Uwiteka Imana yanyu bagirire neza barengere birije iki nta kurya nta kunywa nta kugira umva n'inka ntibazahiriye n'inka nazo ziyirije ubusa ntago bigeze yaravuze ngo n'inka n'ingamiya n'ibiki byose bagira ikintu bimuhereza ibyo yego ibyo ni ibya mbere twasomye tukirebesheje n'amaso yacu none wakongera kuza bireka tubwira ngo nujya kwiriza ubusa nk'uko bisobanuye ibyo ari kurya bihereza umukene ariko ngo tujya kwiriza ubusa abanyamasengesho kandi mugakosore ahubwo mugategura anniversaire iminsi mikuru ati nimugoroba ndaza kuza ngo twasoje amasengesho uguteganya ko mukanyuza kuza kurya mu kimbo cyuko wakariye bya bisubizo urya amasengesho yawe ntagusenga none urasenga hari ikindi kintu umuntu azasubiza gute tukiraho yego hari ikindi kintu nabonye abanyamasengesho dukunda gukora kandi abenshi narabigenzuye kumva ngo umuntu yakoze amasengesho y'iminsi cyangwa y'umunsi umwe akabyuka mu gitondo nyine turabizi atangira nyine ukibyuka mu gitondo sibyo ngo mfite amasengesho ngo y'umunsi umwe saa 12 akarya harya ubwo umunsi ubushize ntabwo ubushize ubukoze amasengesho
amasengesho y'amasaha igicamunsi niba wakoze amasengesho y'umunsi umwe saa 11 wenda tuvuge wenda nibwo wabyutse nibwo yatangiye nta kintu ushaka gushyira mu kanwa ejo saa 11 za mu gitondo nibwo uzawujuje amasengesho y'umunsi umwe ariko agatangira amasengesho mu gitondo saa 12 akarya ngo nsoje amasengesho tayari ngo yatangiye ngo amasengesho ngo y'iminsi 2 ukajya kubona ukabona ariyirije uyu munsi burakeye yarariye niba utangiye amasengesho ku wa mbere mu gitondo ari iminsi 2 ku wa kabiri mu gitondo ni umunsi umwe ngo Yesu yamaze ku wa gatatu mu gitondo ni iminsi 2 ngo Yesu yamaze amajoro 40 ngo atarya tawo none twebwe turagira tukinywera tukarya ngo twasenze ngo mwasenze Mana uri hanga Mana yo mwijuru dutabarira rwose kandi Mana yo mwijuru duha ubwenge kabisa two gusenga nk'abapfapfa two gusenga nk'abataramenye Imana urumva niba uvuze ngo ugiye gusenga urategura fete y'iki kandi kuko wagiye gusenga uratumiza abantu b'iki ngo urangije amasengesho yagira inyuma ngo narasenze muri babandi wahamagaye gukoresha fete nibo nabo bahindukiye wenda niba wakoze iminsi bakora iminsi 3 bafunga ibyabo yego si ikibazo se kandi wateguye ifu mu kimbo cyuko igisubizo cyakaje wamaze gutegura ifunguro uratanga amatangazo y'iki tubagiriye n'amasasa inama ngiye nagira abanyamasengesho abarokore n'abandi bose basenga by'ukuri ariko niago gusenga ari ugusakuza gusenga si ukuvuza induru gusenga si ugutanga amatangazo ikindi gusenga ntago biberaho kugira ngo ukore fete niba wakoze amasengesho nshuti yanjye ni wowe ubizi n'umutima wawe n'Imana yawe niba wayashoje rero genda utekaga ko kamakawu kanywe uri kumva niba ari nizo nyama uzirya muri rusange nkuko tuwe unazirya mu rugo iwawe mbese icyo wateguye bari cyurya urangije ubwira Imana ati Mana nari nateguye amasengesho umunsi umwe cyangwa iminsi 2 ndayarangije ibyo nasengeye narabikubwiye byifuzo byanjye nabizanye imbere yawe ntegereje igisubizo kandi ndizeye ukituriza urakoresha fete uteka indyo zose z'ubwoko bwose nk'uwabatirije cyangwa wakoresheje ubukwe n'ibyiki kandi niba usenze wivuga ngo ukoze amasengesho y'amasaha akora amasengesho nyine y'umunsi kuko niba mvuga ngo mu gitondo ngo nkoze amasengesho nimugoroba ndarya ibyo si isengesho erega birabimeze nko kujya gusaba imbokoboko ugiye gusaba imbokoboko ujyanye nkubwire iyo wiriwe ubusa uzacunga kenshi nzari gukubita saa 4 saa 4 shera irampanya koko hariya niho satani ahita gutegera saa 4 ikakurya saa 5 ikakurya saa 6 ikakurya saa 7 iyo zigeze uri umuntu usenga uhita wumva ugize imbaraga ukasenga inzara ikongera kugukubita mu masaa 2 za nijoro saa 3 ariko iyo umaze gusenga ukaryama ukanguka ufite imbaraga umeze neza noneho niyo yarangije neza yakoze neza uhita wumva ko nawe ijuru ryakingutse kandi iyo rikingutse iyo uri umuntu usenga by'ukuri ijuru rikingutse urabyumva niyo nta kintu wahita ubona ako kanya uhita wumva ko wumvika nganguko rero tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu reka mbabwira ati gerageza usimukire kuri God Official ukande subscribe usimukire kuri Irene Karangwa ukande subscribe n'umucuranzi mwiza cyane kandi acuranga indirimbo izarizo zose simukire kuri Bienvenue usimukire kuri Ikamba ATV usimukire kuri Muti Mukunda this way hari turi kumwe hano muri kano kanya numa mwiza cyane ushima Imana ukunda gusenga mu ikiganiro Isana Mitima henshi muzamona hano henshi mu mashano menshi atandukanye muzasanga ari mwiza kandi wiyubashye gerageza rero ushyigikire buri kimwe cyose ibikorwa byiwe kugira ngo gahunda zirushaho kuba zagenda neza unashyigikira ibikorwa byacu dukora umunsi ku wundi turi kuri live havare kandi subscribe kuri live havare kugira ngo gahunda zirushaho kugenda neza cyane gatanu ku kandi turi ku musozi w'ikiganiro cyacu reka ngengire nti banyamasengesho mwisubireho wijya gusaba Imana n'amaboko amaramasa tubivuge gutyo kuko aravuze ati nimba wiyirije ubusa bigenze gute fasha abatari bashonje bakeneye kwirira ifungura buri uwo munsi ugitange niba ari iminsi 2 ibyo wari kurya saa 6 nijoro n'ibyo saa 6 nijoro bivuze ngo nuza nuyizana ubusambo nayizakuzana ubusambo niba wari kurya inyama niba ari ikibago inusu yitange uri kumva kandi noneho ntago ujya urya utanyweye icyayi cyangwa utanyweye igikoma nagutondoka kimwe nabyo bitange abanyarwanda n'abana beza hari umugani bakunda gukoresha ngo abanyarwanda babanye ukuntu bateye ngo indyarya ngo yimwa n'indyamirize Imana yo iryagirije rero nabe n'abantu noneho yo
irakuba uri kumva ikakwereka ko nunderega nanjye nzakuderega ngo nunyihakana imbere y'abana b'abantu nanjye nzakwihakana imbere ya data we ni Yesu wabivuze mana reka tuyitinye. Ukumva hari akandi bakunda gukora ukajya kumva ukumva ahamagaye gadi wenyine urumva nagira ngo umfashe gusenga mfite amasengesho y'ibisibiri nagira ngo umfashe aragufashe ndi none se nyine ubwira nawe wenda nibyo byamunaniye aragufashe byakunaniye nanjye ibyanjye byananiye ndabigenza gute urumva ngo ndi gusenga ngo Imana ngo impenzu ngo rwose ngo nagira ngo ngiye kujira mu masengesho y'iminsi 2 ngo mfashe gusenga mu kanya kabajya amaze 20 akodesha uri kumva amaze 20 akodesha noneho waranakodesha akabura n'ubwishywa n'inzara ikamwica ariko urakodesha ukabona ubwishywa ukarya n'inyama haryo ubwo azagufasha irihe shengero si ikibazo gikomeye se abantu tugira ubwenge mu murimo w'Imana tugira ubwenge mu gusenga kuko akenshi dutinda gusubizwa ariko twabyiteye. Urakoze cyane ngango ko byibuze munyemerere tuzasubire ubutaha twari turi kuri live Haval. Bye bye, ikiganiro cyacu ni akagaruka.